uyu munsi rero tukaba tugiye kwinjira mu gitabo uko ijuru ryagejeje mu Rwanda mu 1994 jenoside yakorewe abatutsi. Twinjiremo ku rupapuro rwa 215 turebe koko ni ibiki byabaye mu Rwanda, tugereranyije tukareba imvugo benshi bavuga izo bita ibyabaye mu Rwanda habaye iki. Tubyinjiremo rero turebe. Iki gitabo kigizwe n'amashusho nagiye nkora agera ku 100, amashusho 100 yose. Uyu munsi tukaba tugiye kureba ishusho ya 42, turebe noneho uko ibintu byagenze noneho nuko abantu babivuga. Hano rero ngira ngo urabona hari aho nagize icyatsi, hari umutuku, hari n'icyatsi n'umutuku bivanze. Ku mutuku rero no kuvuga ngo ibyo bintu bivugwa ntabwo ariko byagenze, ku cyatsi niko byagenze. Noneho ahari umutuku n'icyatsi ni ibintu koko bibalansinga, ukuvuga ati birashoboka cyane byashobotse. Ibyo bintu rero reka turebe. Hano bwa mbere na mbere reka dukoreshe umutuku. Hano mbere na mbere urabona abari mu gihugu imbere baravuga ngo nimuhagarika intambara, nimutayihagarika turica abatutsi bose bari mu gihugu. Hano kabiri, ibi niko byagenze, byaravugwaga. Kabiri, hano hari imvugo mu bantu nyinshi, niyo mpamvu nakoresheje imvugo zirenga miliyoni mu bantu bavuga ngo nubwo bwasubiranyemo, abantu bicanye bisubira gute. No, izo mvugo uko zimeze tugiye kureba ibyazo. Hano rero hari abavuga ngo abatutsi bagize abahutu ingaruzwa muheto imyaka ibihumbi n'ibihumbi. Hano mu mateka cyami mbere y'ubwami uko byagenze nabyo narabisobanuye, uko baje guhakwa noneho bisanga bayobowe na Nyamuke, uko byagenze kugira ngo 14% bayobore 85% byagenze gute. Narabikubwiye ko ibyo byose byatewe n'ubuhake, kuko abantu bashakaga kumera nk'abakire nyine b'icyo gihe bari batunze ari batutsi, akaba guhakwa ari byo byavuyemo kwisanga bayoborwa na 14%. Nkuko nakubwiye ko n'ababirigi nabo babigize mu ruhare. Nawe bimbaze ubinsubize, ibazo wisubize, ni gute abantu 14% babashije kuyobora 84%? Urumva ko ikibazo cy'ubuhake cyagize mu ruhare, ni ibintu twakugiramo tukareba, ariko niko byagenze. Hano rero hakurikiye hari abavuga ngo double genocide. No, double genocide yo nakubwiye ko idashoboka, ntishoboka, ntabwo ariko byagenze, ntabwo ari double genocide, narabikubwiye. Abandi babyita ngo civil war, gusubiranamo kw'amoko. No, ntabwo ariko byagenze. Abandi baravuga bati ngo abahutu nibo bapfuye cyane kurusha abatutsi, tufatira 94. No, ntabwo ariko byagenze. Hano baravuga bati nta wundi muntu washoboraga kuyobora u Rwanda atari Habyarimana wenyine. Izo mvugo nazo murazumva, n'uyu munsi nabwo izo mvugo murazumva. Urumva ko amateka yisubiramo iyo abantu bafite imyumvire nk'iyo ngiyo ko nta wundi muntu wayobora igihugu. Ibiba ni nk'ibi ngibi. Hano rero amahanga avuga ko ngo hapfuye abantu 500, ubundi bakagira 800, ariko imibare nyayizwi ni miliyoni, ishobora no kubinarenga. Nabyo narabibaza mu gitabo, ushaka nzabikwereka. Ibi nabyo niko byagenze, abantu bagera hafi kuri miliyoni barapfuye. Hano rero haravuga ngo hari abahutu bazize akarengane bafungiwe akamama. Nibyo sibyo? Kuko urabona ni naho tujya kureba bya Arusha, turebe n'ibya Gacaca. Hano birashoboka ko hari abantu bashobora kuba barafunzwe bazira ubusa, ariko byanze bikunze kugira ngo ufungwe uri mu munyururu ufite aho uhuriye na biriya bintu byabaye 94 jenoside yakorewe abatutsi. Hari abavuze ngo urukiko rwa Arusha narwo nta butabera ngo rwatanze, ahubwo niyo mpamvu iyo ugeze mu bihugu by'abazungu, iyo rura rukiko rwa Arusha ruza kuba urukiko rwa Afurika cyangwa urukiko rw'u Rwanda, benshi bari kuba barakatiwe urwo gupfa. Ariyo mpamvu bamwe bashobora kuvuga bati okay, ni unfair, wenda barokotse bakavuga bati ni gute umuntu yapanga ibintu cyangwa se yakwijandika mu bwicanyi agakatirwa imyaka 10-20. Ntabwo babyumva, kubera ko mu bihugu by'abazungu abicanyi no mu bihugu by'abazungu babakatira imyaka 20, noneho bakabara ngo igice cy'umunsi ngo kubera ngo yagiyemo amanywa n'ijoro
ya myaka 20 ugasanga ibaye 10. Niko babigenje rero, niko babahaye bira bihano benshi batabyumva. Haravuga ngo Gacaca ntago yari yukuri. Reka nkubwire, nandika kino gitabo, mbere yo guhabwa kino gitabo nyandika maze kukinjiramo, nabajije Uwiteka Imana, bari abantu bakoze jenoside mu Rwanda bizagenda gute? Na Gacaca zitarizaza nabira bya ndi umunyarwanda, ahubwo nabyo byose umuntu aba yarabyeretswe n'ibintu umuntu agenda yerekwa atavuga, wenda tuzakira hanze nyuma. Noneho ijwi rirambwira ngo Gacaca, kubera ko Gacaca kera abantu bicara mu Gacaca nyine bagaca imanza zabo bakazirangiza, iryo jwi ryanjemo Gacaca. Rero kuvuga ngo Gacaca zishobora kuba zitaragize ubutabera butameze neza, ntihaburamo ibintu bitabaye shyashya, ariko kugira ngo kiriya kibazo cy'u Rwanda abantu bishanditse mu bwicanyi gikemuke hajyura Gacaca. Yes, kuri ibyo nakubwiraga nyine bya Gacaca, harimo abavuga bati harimo abayicitse barayikwepa, harimo abavuga bati ntabwo yagize ubutabera, harimo ababizize, harimo ababeshyewe. Ibyo byose ntibyabuzemo, kuko urabona hano habaye umutuku ko wenda ntabwo byagenze 100%, ariko harimo n'icyatsi ko ari ukuri, hashobora kuba harimo abazize akamama. Ibyo birashoboka, kandi niba kuko ari byo ubwo nabo bazarenganurwa. Hano rero tukibaza tuti, benshi bakibaza se ubwiyunge burashoboka? Yes, ubwiyunge burashoboka, kimwe nuko harimo umutware bigaragaza ko harimo abashobora kubangamira bukaba butashoboka, ariko 90% burashoboka. Hano rero imvugo zivuga ngo u Rwanda rwari rumeze nk'ikirahure cyuzuye, ibyo nabyo nabyanditseho, murazizi zabayeho. Harimo bavuga ngo abatutsi bihenuye ku bahutu nanone barihorera. Ibyo byo ntabwo ariko byagenze 100%, ariko ntibyabuze wenda kuba byarabayeho, ari mpamvu ubona hari icyatsi kiganje n'umutuku. Hano rero imvugo ugomba kwitwa ko ari jenoside yakorewe abatutsi, niko bimeze, niyo mpamvu hari icyatsi. Hano rero ukabona hakurikiye ngo byose tubishyire ku Bafaransa n'Ababiligi. Yes, Abafaransa n'Ababiligi nibo babiteje, nibo babitangiye, ariko ntago aribo bafashe imihoro n'amashoka n'imbunda ngo bajye kwica abantu. Ni ukuvuga ngo barabikongeje nyine, niyo mpamvu ubona nabigize icyatsi, noneho hakaba harimo n'umutuku mutoya, ko ibintu byose ntago tugomba kubibashyiraho, kuko ntago aribo bagiye gufata amashoka n'ibiki byose ngo basa abantu ku manywa y'ihangu nk'uko babikoze bamwe mu miryango yacu. Nuko buri muntu wese yatakaje abe, yaba ku rwego rw'abahutu yaba ku rwego rw'abatutsi, byanze bikunze benshi barahatikiriye ku mpande zombi. Hano bakavuga bati hari abahutu bose barishe cyangwa se batunze urutoki. Ntabwo ari 100%, harimo ahubwo abakijije abantu, ariko nubwo benshi bijanditse mu bwicanyi. Ibyo niko bimeze, niko byagenze, benshi bijanditse mu bwicanyi, abandi ntibagira aho bahurira nabyo, banahishira abantu. Ahubwo hano birazwi neza ko abatutsi bari barahunze hanze, cyane cyane bari Uganda, bari bafite riske yuko bashobora kubura igihugu, ko Uganda nayo ritangiye kuvuga ngo bano bantu baza kudutwara imyanya. Ku bantu batazi ayo mateka, urabona ngiye narabyanditse, ndabizi neza ko bari bafite pressure ikomeye hari mu Uganda, ko baravuga bati mutahi wanyu, u Rwanda narwo rutabashaka, nta yandi mahitamo rero, iriya ntambara agomba kuba. Niko byagenze. Abatutsi bari hagati rero bivugwa ko ngo bari baragize amahitamo yabo, ngo ko bari barahisemo uruhande rwa FPR Inkotanyi, kuko ngo niyo mahitamo bari baragize, ngo niyo mpamvu bagomba gupfa. Niyo mpamvu hano ntashyize umutuku, izo mvugo zaravugwaga. Hano rero indege Habyarimana, ihanurwa ryayo kuba ariyo yabaye imbarutso ya jenoside, harimo ukuri guto, ariko cyane cyane biriya bintu by'urwango byari byarakwijwe ku buryo n'ikindi kintu cyashobora kuba atari ya ndege byari gushobora kuba. Niyo mpamvu iriya ndege yari igirwa urwitwazo cyane. Tuvuga iyo haza kuba nk'ikindi kintu gikomeye, Habyarimana hari jenoside ntiyakubasa, yari gushobora kuba. Ariko kuba iriya ndege ariyo yabaye imbarutso nyine, noneho iguye, ni ukuvuga ngo yes, yagize uruhare muri jenoside, ariko ntabwo ari kuvuga ko ariyo yonyine yari kugiramo uruhare. Hano rero ibihugu by'amahanga hanze nabyo byari bifitemo akaboko. Urabona ko nashyize icyatsi, byari nakweretse ku gitabo inyuma ko birangiye Amerika n'Abafaransa hano aribo bari kwibera muri Kongo. Ibyo nabyo niko byagenze, ni nako bimeze na n'ubu. Hano rero hakavuga ngo
abandi bahutu nabo baguye muri jenoside, cyane cyane abari mu mashyaka yandi wenda atavuganaga rimwe na emerenite, nabo benshi baratikiriye. Niyo mpamvu hano dushyiramo icyatsi ariko hakaba n'umutuku, kubera ko ntago ari bose, kuko benshi bagiye muri power, urabyibuka niko byagenze. Hano rero imvugo nazo zabaye mu Rwanda icyo gihe, bakavuga bati okay, ariko ubundi hari abanyarwanda batanze icyo gitekerezo, baravuga bati wafata igihugu bakakigabanyamo kabiri, hamwe bakagira abahutu n'ahandi bakagira abatutsi. Izo mvugo zaravuzwe nazo. Urumva ko ibyo bintu byose byagaragazaga ko abantu badashaka kubana mu mahoro. Ibyo bintu byabayeho. Dukomeze rero, hano tugeze ku mvugo zavugaga ngo abahutu b'inda nini ngo bagurishije bagambaniye bene wabo. Ibyo nibyo bavuga kuri Batwagiramungu, urabizi nabyo byabayeho. Abandi bakavuga ngo Uganda ngo niyo yateye u Rwanda. No, n'abanyarwanda ahubwo bari barangiye gutaha, babaga Uganda, nakubwiye pressure bari bafite, barisika kuba persona non grata, abantu batagira igihugu kubera kwangirwa gutaha. Ibyo niko byagenze, ntago ari abagande bateye, bashoka wenda harimo bivanzemo ariko bari abanyarwanda. Ibyo bintu wenda n'izindi mpamvu bashaka. Hano rero baravuga ngo abatutsi bishinga abahutu muri Zaire, yahoze ari Zaire ariyo Kongo. Hano icyo nakubwiye cyo, ntago abatutsi bari mu gihugu aribo bakurikiye abantu muri Kongo bagiye kubica, kuko mbitandukanya. Nuvuga ngo yaba ari intambara n'abanyarwanda bari mu gihugu ni ibintu bibiri bitandukanye, ku buryo utahita tubishyira ku bantu bari imbere mu gihugu, ntibishoboka. Hano bakavuga bati ngo abatutsi bari barahunze bisha abasenyeri n'abapadiri. Hano nashyize icyatsi za Byimana, niko byagenze. Ibyo bintu byose biravugwa n'abantu benshi barabyemera, bakavuga ko bari kumwe n'abantu bari bafite intwaro, ariko abandi bakavuga bati no, ahubwo bo basanze aho bari bahungiye barabarangiza. Ariyo mpamvu vuga ni bifite ukuri, kimwe nuko umuntu agomba kubishakisha kugira ngo uku kuri kwabyo kumenyekana, abantu babiganiraho n'ababigizemo uruhare babiryozwe, niko ukuri kuzabuhora imbohe. Hano rero bakavuga bati ngo abatutsi bishe abahutu bo mu majyaruguru. Hano ntabwo nabyo ari ukuri 100%, nuko katabura, kuko wenda tuvuga wenda nimba ingabo zitashye zarwanaga bakaza batunga urutoki bakavuga ati dore kanaka byagenze gutya na gutya, yagize uruhare mu bwicanyi. Yes, izo kesi zabayeho, abantu bijanditse mu bwicanyi nabo bagiye batungirwa agatoki bakababwira bati aba bantu bagize uruhare mu bwicanyi, bakabivuna. Niko byagenze, ibyo byabayeho. Nubwo ntavuga ni ubwoko bumwe bw'abatutsi bwiraye mu bandi ngo bajye kubayica nkuko byakorwa 94 abahutu bahiga abatutsi, ntabwo ariko byagenze. Hano rero abahakana jenoside baruzuye, ngira ngo uko nagusobanura impamvu cyabiteye barahari, cyane cyane bari hanze babyita double genocide, n'abandi bayihakana. Abo bantu barahari, izo mvugo murazizi, ziruzuye. Hano rero muri jenoside, kwica, kuvana abagore inda no kwica abana bato muri 94, ibyo bintu byarabaye. Nimba koko abantu bumva iriya jenoside ntabwo kana yari ifite, abantu bakavuga ngo abantu murarengera, no, ibi bintu byose urabona ko byagize uruhare rukomeye cyane mu gutuma abantu bagira ihungabana kubera ibyo babonye. Hano rero hari nabigiza nkana bakavuga bati uzabirebe, cyane cyane bikunda kuvugwa n'abazungu ibingibi byo, ngo ninde wishe undi mu Rwanda. Ese ngo abahutu nibo bishe abatutsi cyangwa abatutsi nibo bishe abahutu? Izi mvugo uzumva zirahari, nazo ziravugwa. Ibyo bintu rero birahari. Ibyo bintu bigomba kugira gute? Bigomba kwamaganwa, kuko byanze bikunze ibintu byabaye ku manywa abantu babireba bahari. Hano rero hari imvugo ivuga iti byanze bikunze abanyarwanda tuzi ukuri, twese tuzi ukuri, nubwo abantu bimwe birengagiza. Byanze bikunze abantu mu Rwanda bazi ukuri, nubwo bashaka kugucenga cyangwa bakavuga bati dore uko byagenze bakagoreka. Niyo mpamvu nkubwira nti igi ni nkoko, niki cyabanje mbere. Ibi rero umuntu ashatse kubigoreka cyangwa akabihisha, ni ukuvuga ngo ibyo bintu ntabwo bizakemuka, ntibizasobanuka. Hano rero haravuga ngo abategetsi b'abatutsi bagomba nabo gushyirwa imbere y'ubutabera kubera ngo uruhare bagize muri 94. Ibyo bavuga mu ntambara, ibyo nibyo nkubwira ni yes, birashoboka, harimo uruhare bashobora kuba baragizemo, kimwe nuko
wenda atari bose, cyane cyane abari imbere mu gihugu. Niyo mpamvu ugenda bitandukanye nkavuga ni abari bari kurwana n'abari mu gihugu imbere n'ababishe inyuma ni ibintu bitandukanye. Abantu baganira nuko kuri kukarebwa, ibi byose bimaze gusobanuka. Mvuga ko ibintu bigomba gusobanuka mbere, none ibindi byabaye nyuma, izo mpfu nyuma zikazaba nyuma, ibi bikaganirwa nyuma ko byabaye nyuma cyangwa se bitewe nuko nibyo nabo bari bakoze. Dukomeze rero, hano urabona ko Satani yigarurira u Rwanda mu 1994. Turabizi ko Imana yirwaga ahandi igataha i Rwanda, ariko ibyabaye 94 hariya hantu byanze bikunze. Ariyo mpamvu kino gitabo cyitwa Uko Ijuru Ryagerageje mu Rwanda mu mwaka 1994, Jenoside yakorewe Abatutsi. Niba koko abantu barenga 95% bavuga ko bakundaga Imana, ni gute biraye muri bagenzi babo kugira ngo babarimbure kara kageni? Ariyo mpamvu uvuga ni Satani yigabije u Rwanda kiriya gihe. Hano rero inshuti zishe inshuti zabo, abantu bica abavandimwe, ibintu byose byabayeho kugira ngo inshuti mwabanye mu miryango, abantu bavukana baricanye hariya mu Rwanda 94. Byose byarabaye, niko byagenze. Uzi neza ko mu 1982 byari byaratanzweho amabonekerwa za Kibeho, ibyashoboraga kuba ibyo bintu byose, ariko abantu banga kubyumva, buracya biraba. Hano tuzi ko Imana isumba byose yaretse ngo bibe kubera abantu banze kumva. Abantu banze kumva, Abaroma 3:18 ngo tujye kubireba, banze kumva Imana irabareka. Hano none rero nkavuga nti ni ijuru ryageragejwe mu Rwanda mu mwaka 1994, Jenoside yakorewe Abatutsi. Kuko nakubwiye biriya bintu bibaye atari ijuru ryagejejwe mu Rwanda, ngo abantu birare muri bagenzi babo, banywanye, babanye, biganye, basangiye, abantu bavukana mu miryango. Ibintu byabaye mu Rwanda kiriya gihe, ubwo n'abantu iyo bashatse kubikinisha baravuga ati nta muntu buri mu bantu. Tubisanga rero nk'uko nabikubwiye, ijwi ry'Uwiteka ryambwiye ko biri mu Baroma 3:10-18, nk'uko byanditse ngo nta n'uyu n'umwe ushaka Imana. Reka marebe nkagusomere live kugira ngo uhumve neza. Abo Baroma ngaho 3:10 kugeza ku 18. Ntawukiranuka n'umwe, ntawumenya, ntawushaka Imana, bose barayobye, bose bahindutse ibigwari, ntawukora ibyiza n'umwe, umuhogo wabo ni imvi irangaye. Bariganishije indimi zabo, ubusabwa bw'incira buri mu minwa yabo, akanwa kabo kuzuye ibitutsi n'amagambo abishya. Ibirenge byabo byihutira kuvusha amaraso, kurimbuka n'umubabaro biri mu nzira zabo, inzira y'amahoro ntibakakimenya. Kubaha Uwiteka Imana ntikuri imbere yabo. Urumva ko abantu bihutira kuvusha amaraso, nicyo cyakibara rishinga, nta bindi babonaga usibye kwica gusa. Abaroma 3:18, Uwiteka ambwiye ko aricyo cyabiteye. Hano rero nkavuga nti abazize uko bavutse, bakoreje Jenoside yakorewe Abatutsi, byanze bikunze bari abantu beretswe ko bari mu ijuru, bazize ubusa, bari mu ijuru, niko bimeze. Hano rero nkakubwira nti umuntu wumva ushaka ko u Rwanda rwagira amahoro, shaka akakiza, ufata ubuzima bwawe ubihe Uwiteka Imana, kuko Imana yonyine niyo izomora ibikomere by'Abanyarwanda mu mitima. Abanyarwanda bashaka Uwiteka bajye kuri kode imwe yo kwemera ukuri, kwa kuri kuzabohora imbohe n'Abanyarwanda. Kuko uko ikibazo giteye cyatewe n'iyo Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, benshi ntibabyumva, ariko ni ikibazo gikomeye cyane. Uko ijuru ryagejeje mu Rwanda mu mwaka 1994, Jenoside yakorewe Abatutsi. Ndakweretse rero ibintu uko byagenze, icyabiteye, uko imvugo zivugwa, nuko bimeze. Ibi akaba ari ibintu nahawe byerekana neza uko ibintu byagenze. Umuti wabyo akaba ari ugushaka Uwiteka Imana yanyu, kuko yonyine niyo izabohora Abanyarwanda, ikongera kweza u Rwanda.
Nambashimye rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom shalom, todahaba tov meyo.